ubutumwa ndi kubabwira ndimo ndababwira ngo abantu benshi hari ibintu abantu bagiye guhomba kubera kujaja bagiye guhomba kubera guhagarara ahantu hataraho guhagararwa. Iki cyo kimeze nk'igiteye ubwoba. Iyo urebye izi nyubako ukazireba ukazitegereza, iyo uzirebeye inyuma ubona ari inzu nziza, ariko iyo ugiye mu mwuka ubona ari moruge. Abantu baguye muri izi nzu ni benshi, abantu bishwe bakagwa muri izi nzu bakaba baraguyemo badashobora no kuzazuka. Iyo ugiye kureba rero usanga izi nzu ari uburuhukiro. Bivuze ngo urebeye inyuma ubona ari inzu nziza, ubona ari insengero nziza, ariko mu mwuka ni moruge. Moruge se ahantu haruhukira imirambo. Ahantu haryamyemo imirambo myinshi. Hari ibintu byinshi byapfuye, hari n'ibigiye gupfa. Hari abantu benshi bahombye, hari n'abagiye gukomeza guhomba. Sinzi akagero numva nshaka gutanga, ni akagero gatoya k'inyamaswa bita impyisi. Muri iyi mpyisi igira ibintu bitatu cyangwa bine kandi bikomeye. Bishe n'ibyo babicishije nibahindure. Ababishe n'ibyo babicishije nibahindure bashaka amazi meza. Urumva ko Imana ubungubu Imana niyo iri kwikorera. Turaza hano tukabivuga, ubona ari nk'ibintu by'imikino. Hari n'abantu babibona bakabona, ubona no muri comment hari abantu bandika bakavuga ngo twebwe twarasaze, ariko kubera ko tubabwira iby'umwuka bo bakakanurira mu mubiri, nimukomeze murebe mu mubiri byo muzabonamo ni ibintu bijojoba by'ibinyoni. Yenda n'urugero nko kubona umuntu ubyibushye, ufite ibiryo, w'umukire, umeze neza. Noneho wowe wamurebera mu mwuka ukabona ni umurambo unuka, wajoze n'inyo kandi wapfuye nabi, ndetse ukabona yaranumagaye. Hanyuma ukamubwira ngo ndabona ufite inzara, biragoye. Arakubwira ngo ufite inzara, niyinda mfite inzara. Wa none kubwira umuntu ufite imodoka 16 ukamubwira ngo uzagendesha ibirenge bitagira na bodaboda. Ngewe ndi kubimubwira ndi mu mwuka. Wowe uyu byumvise uri mu mubiri avuga uti dore umusazi. Uriya muntu ari kubwira azi ko afite imodoka 12. Ariko Imana irabizi ko hari imbere azahagenza ibirenge, kuko izuko bari bazi ko bazabona inyungu zikubye. Ariko uyu munsi wa none nta nyungu bari kubona, nta nizo babonye. Ahubwo barimo baribaza ngo ese twakora iki kugira ngo ibintu byongere bigaruke bibe bizima. Ese umuntu wapfuye twakora iki kugira ngo yongere azuke? Nanjye ndimo ndabagira inama mvuga ngo bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, ndabasuje kandi baramukije mwese mudukunda kandi ugakunda ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose mu cyo bitandukanye no mu ntara zitandukanye mugiye muherereyemo ku migabane itandukanye mukamwumva urumi turi kuvuga. Mwese turabasuje nimugubwe neza kandi reka mvuge ngo Uwiteka Imana abishimire mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Muhire Didier, niwe tugiye kwana nawe muri kano kanya. Muramuzi ni inshuti yanyu kandi ajya bagezaho amagambo y'Imana afashijwe n'umwuka wera, akabwira n'icyo umwuka ari kuvuga kugira ngo ibyo byose bidufashiriza hamwe kugira ngo twitegure twirimbishe uriya munsi utazadutungura, kuko Yesu ravuze ngo azatungurana. Ariko kandi uko twumva ijambo ry'Imana bidufasha kwitegura kugira ngo tutazatungurwa. Niwe tugiye kubana nawe mubane natwe muri icyo kiganiro. Muhire Didier turagusuje. Amahoro. Meze neza? Ndaho. Se kandi kuvuga buhoro. Ndavuga gahoro ariko nta kibazo, nubwo nanarwaye ariko ntago ari cyane. Ndashima Imana. Urarwaye? Imana ikorohereze. Imana irankiza, iragukiza mu izina rya Yesu. Ariko ngo bishobokere wizeye, ariko kandi indwara urwaye ntago ari kukwica, niko Yesu yabwiye Lazaro ngo indwara urwaye ntago ari kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana yabwo icyubahiro. Ariko niyo nanagenda nta kibazo, nakwisangira abasogokuru. Urumva se imirimo ugomba gukora warayisoje? Imirimo yo ndayifite.
igitabo ntabwo igitabo cyaruzuye ndacyakora. hari umuntu wagiye mu minsi ishize ngo ejo ugiye jya ubwira ati nabonye igitabo cyawe kiruzuye cy'imirimo ubu nawe kiruzuye oya ntabwo kiruzuye cyafite akazi birumvikana ko nkihari. yego twishimiye kubana nawe Didier. Yego nanjye nishimiye kubana namwe. Ushize twaganiye wari ufite ubutumwa uri kubwira bugenewe abanyakigali cyane cyane ariko abacururiza mu mujyi wa Kigali. Abanyakigali barabubonye kandi ndabyeka barabwakiriye kandi byo gukosora barabikosoye kuko iyo byose ubutumwa buturutse ku Mana bene bwiye babwumvisha bamenye ko ari bo bubwira kandi bakakora icyo bagomba gukora. Ese mu kirere cy'umwuka wabonye bimeze bite? Ese wenda ushobora no gusanga hari abaguhamagaye, bimeze bite? Ubutumwa bwakiriwe neza? Ubutumwa bwakiriwe neza kuko ngewe iyo mfite message cyangwa se iyo mfite ubutumwa Imana yampaye bukomeza kunzamo, ariko iyo mbutambukije ubwo biba birangiye, mba numva nyine icyo kintu kimvuyemo. Bigaragare ngo ba nyirabyo baba bamaze kubibona. Iyo batarabibona ninjye mba mbifite n'igihe biba biri mu kuvuna. Bamaze kubitambutsa rero ba nyirabyo baba bamaze kubona ibyabo, ubwo baragenda, ubu barimo bararwana no gushyira mu bikorwa ibyo bumvise. Akandi batazabishyira mu bikorwa ubwo nyine bazabona ibihwanye n'ibyo biringiye. Yego, ariko se iyo umaze gutanga ubutumwa basi nawe urongera ugafatanya nabo mugasenga Imana kugira ngo ibigomba kuvaho biveho, ibigomba gushyigikirwa bishyigikirwe? Iyo hagize nk'ubinsaba turasenga. Urumva ntawe ubinsabye bafite ibintu byinshi byo gusengera, ariko yagize nk'ubinsaba nawe ndamufasha tugasenga. Yego, kuko n'ubundi biriya biba ari ibyabo. Twishimiye kuba nawe rero kuri uyu munsi nanone. Imana ibaha umugisha. Ibyo byose nanone iyo nkubonye mba nzi ko ufite ubutumwa bundi Imana yaguhaye buri kukuvuna, ariko kandi natwe tuba dore kugira ngo tukubere umuyoboro kugira ngo ubwo butumwa bwihute bugere kuri bene bwo. Twishimiye kuba nawe rero wakoze nawe kumvira umwuka. Yewe umva byinshi birahari byo kuvuga pe, ariko gusa kuyavuga siko kuyamara. Kandi nanone abwirwa besha kumva beneyo. Yego. Reka none tugusabe tugenze gucya ubanze usenga Imana, dukomeze tuganira twinjira no mu butumwa. Yego. Mana ugira neza, usumba byose uri umwami, uri Uwiteka uri rubasha. Twicaye ahangaha ntitwabona icyo tuvuga, nta nubwo twabona icyo dukora, kuko hari igihe twakora nk'abantu tukavuga nk'abantu kandi ibyo tuvuze ntibigire umumaro, ariko nuvugana natwe ukavugira muri twebwe biragira umumaro kandi birubaka sosiyete n'u Rwanda n'abanyarwanda n'abantu benshi muri rusange. Ngwino bane natwe tugirire neza, twambika imbaraga, dukomereza amaboko ni mu izina rya Yesu turinde umubi. Amen. Amen. Didier, Imana iguha umugisha. Twishimiye kuba nawe kandi tugiye kwinjira mu butumwa Imana yaguhaye, ariko kandi nkuko bisanzwe mbere yo twinjira mu butumwa hagiye tukaniganira tukaganira, ariko cyane cyane ibiganiro tuganira tugamije gutanga impuguro ku bantu bamwe na bamwe, cyangwa se tugamije gukura abantu bamwe na bamwe mu rungabangabo. Uri umuhanuzi w'Imana, uri umuvugabutumwa, aho kandi cyane cyane tukuzi mu muhamagaro cyangwa se mu murongo wo kuvuga icyo Imana yagutumye, nubwo rimwe na rimwe uvuga abantu bamwe na bamwe ntibumve icyo ushatse kuvuga, bitewe n'uko bamwe bavuga ko ubivuga mu Kinyarwanda cyinshi cyane, ntibashake bamwe ntibumve, ariko kandi ukatubwira ati wo kumva burya abayumvisha, nimba utabyumvisha ntabwo burya bari ibyawe, nyirabyo arabyumva. Yego. Muri no minsi rero mu gihe mwagiye muhanura kenshi muvuga ngo Imana ije kugosora, intara y'umugosozi iraje. Bukavuga ati hari byinshi byagiye byinjira, ariko mukunda kuvuga ngo bacengeye rwihishwa baraza barinjira. Ariko muvuga ati uko byagenda kose turi mu gihe Imana kugenda itwikurura. Itwikurura kuko igihe abantu batoye umurimo w'Imana kirahagije. Tumaze iminsi turi kugera twumva amajwi ya bamwe mu bakozi b'Imana. Ntabwo turi buvugana amazina ko nta n'icyo byatwubakaho, ariko ni amajwi ya bamwe mu bakozi b'Imana, abapasiteri, abavugabutumwa banakanyujijeho amajwi y'ubusambanyi, bikinisha, bakora ibintu biteye isoni. Umuntu atatinyuka kuvuga n'akanwa, atatinyuka kureba n'amaso, atatinyuka no kumvisha umwana. Ubona ko biri kupekitinga sosiyete, biri kwica sosiyete, cyane cyane abantu bakiri kubyiruka. Ariko cyababaje cyane
bitwa abakozi b'Imana. Biriya bintu urabyumvishe, urabivuga iki? mu Wowe butumwa uratanga nyuma yo kumva biriya bintu? mu mwaka ndumva ari nko mu mwaka ushize nibwo nagize iyerekwa ndanaritambutsa kuko na icyo kiganiro naragikoze narabivuze. Narababwiye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo Imana igaragaze abayizera n'abayiringira. Ndababwira ngo ubu ngubu igihe kigiye kugera, icyo gihe niko navuze. Ndababwira ngo igihe kigiye kugera mubona ihene zitakiri kumwe n'intama, mubona ihene ziri kugenda zabunuje zigaragaza ko ari ihene. Abantu baravuga ngo ndimo ndatukana, ngo ibyo bintu ndi kuvuga ngo ntago ari byo, ngo ntago bizabaho. Ariko ndababwira ngo ihene zigiye kugaragara, zigiye kugenda zigaragara ko ari ihene, n'intama zigaragare ko ari ihene. Rero reka tuve ku ihene. Ziriya ni ihene zamaze kugaragara, ahubwo reka tubwire intama ngo ntama nimugundire ibyo mwafashe. Ihene zo zamaze kugaragara, tugize amahirwe, ntago zikibashije kongera kwihisha mu ntama. Rero ahubwo ni byiza kubera ko byamaze kuvanguka. Imijura imizinga yavuyemo imyibano byarangiye. Ariko se yego warabihanuye nibyo wabivuze n'ugutavuze, ariko ndumva nimba byuka neza umwe muri ushobora kuba hari n'izina wigize gushaka komozaho. Ariko nimba mbyibuka, eka nkubaze kano kantu. Ibyo ngibyo ihene zirobanuye n'intama, uyu munsi ntago biragoye ko yabeshya umuntu ngo ndi umukozi w'Imana. Biragoye. Niya bivuga afite isoni, afashe ku maso, apfutse amaso. Ariko se uri umuvuga butumwa, uri umukozi w'Imana ariko n'umunyarwanda. Tujya kuri sedi zose. Uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi umuvuga butumwa, ariko n'umunyarwanda. Ufite umuco. Ubushize wakomeje ku kintu bita umuco. Abantu bari kugenda biyambika umuco w'abazungu bagata umuco w'iwabo. Wabikomeje mu kiganiro twakoze ubushize, ababyibuka base nk'abasura inyuma barakibona. Ubyumva biriya bintu uri muri ibyo byiciro nkubwiye uko ari bingahe, wabyakiye ute? Ikigaragara cyo umuco waratakaye. Kandi mu Kinyarwanda umunyarwanda aciye umugani avuga ngo ntaho hano wahanutse. Rero kenshi na kenshi umunyarwanda arongeye aca umugani aravuga ngo iyo umuhannye agenda ntago yumva, ahubwo umuhana avayo. Aba rero bamaze kugaragara cyane cyane ko n'ubundi hari inama bagiye bagirwa, kuko bari mu nzira ijyayo barabahana ntibumva. Ariko buriya noneho wazabahana bagaruka byakwemera. Nta n'igitangaje ko uyu muntu ejo ashobora kongera agahanwa kandi agahanika ibintu bikemera. Rero sosiyete yo nyine niyakire, n'ibyaye ikibazo irakirigata. Ese tuvuge ko uyu munsi ibyabaye bari kubyicuza? Buriya bo barimo barabyicuza. Uko impamvu mvuze gutyo, iyo dukurikiye ibiganiro byagiye bikorwa kugira ngo biriya bikorwe babahaga amafaranga menshi, bamaze iminsi bagenda bavuga ati dufite ino mitungo, abantu bakibaza hivu. Byasoze ko bafite imitungo, babayeho neza, kugenda mu modoka meza, barabyicuza. Numvise umwuka ambwira ngo reka turekere aho ngaho, ibindi bireka tubivemo twikomereza ikiganiro cyacu. Yesu aguha umugisha ku by'umwuka. Iyo hajeho umwuka avuze gutya ntacyo njyanirizaho, ariko icyo nashaka kuvuga nti ihangane kandi tukavuge n'ubwo umwuka bivuze gutyo, twibuka gutyo ntabwo tugiye kubataramaho. Ni irihe somo duha abakristo uyu munsi? Birinde gute, bitware gute, basenge gute ko turi mu gihe Satani nawe akajije umurego? Tuvuga gutyo. Abakristo ni basenge, bihana ibyaha n'igisa n'ibyaha, birinde ikintu cyose cyabatandukanya n'Imana, kandi bemere bayoborwe n'umwuka. Yego. Ngeze kuri aka kantu k'umwuka mpita nibuka, ndagira ngo nkumbuze abantu kuyoborwa n'umwuka. Amen. Ejo bundi mu kazi nkora hari ibintu njya nkora, ibikoresho byabyo nkora mu Gakinjiro. Nagiye mu Gakinjiro kugura ibikoresho, ndagenda ngura ibikoresho, nkagura iki ngiki nta kibazo, nkagura kiriya nta kibazo, nkafata kiriya nta kibazo. Ariko nza kugera ku tuntu twitwa koroniyeri, hanyuma ngiye kutugura ndi kutubaza ngo utungutu two nangahe, kuko nabonaga ndi budukenere. Umwuka arambwira ngo two ngutwo twihorere, ngo twihorere, ngo ntago ari ngombwa, ngo si ngombwa kutugura. Noneho ndavuga ntariko se ngewe nsigana n'umwuka, ndavuga ntariko se
ko ndi kudutoranya na nyiri gucuruza akaba ari kubireba nimbireka aravuga ko nafindaga ibiki, aravuga ko narindi kuroga, aravuga ko narindi mu biki. Ndavuga ariko rero njyewe nubwo uri kumbwira ngo nimbyihorere ndibuze kubikenera kandi mu kazi ndi bukora utuntu ndadukena. Tangira kurara n'umwuka. Umwuka arambwira ati two tuntu twihorere. Noneho ndatugura. Wagakumvira umwuka. Nagakumvira umwuka. Iki kintu abantu bumva baza kumva hangaha bihangana nibaze gutera commentaire ngo habayeho gusuzugura niki. Hari ibintu biberaho kugira ngo nyine n'umuntu yige. Yego. Cyangwa se n'iyi saha yenda mbivuge n'undi muntu hagendaga nkanje abyumve, yumve ko umwuka ari ingenzi kandi umwuka turebera. Maze kutugura muha amafaranga 1000. Ni n'utuntu twasenyize 500. Maze kumuha amafaranga 1000 arambwira ati n'amafaranga afite mu ntoki yo kukugarura, reka nkugarure kuri telefone. Ndavuga nta kibazo. Kubera ko umwuka areba ikintu cyose akagikontorora. Koko kutugura nari ntukeneye. N'umwuka arabona ko ntukeneye. Ariko yabonaga ikintu kiri bube kuri utwo tuntu cyangwa se utwo tuntu turi buzane. Uzi ko namubwiye nimero amafaranga akayahundi. Ntago yayangaruriye, ahubwo namubwiye nimero amafaranga arayayobya ayahereza undi. Nyimara kubona ko amafaranga yayobeje siniriwe mvuga ngo amafaranga yanjye, ahubwo naraje ndamubwira nti rero nta kibazo kuko nge narinzi icyaha namaze gukora. Narinzi ko namaze gusuzugura umwuka, noneho umwuka anyeretse yuko we yari yandebeye cyangwa yandeberaga. Noneho ndavuga nta kibazo niwirirwa ubyibazaho cyane kuko narinzi kosa iryari nakoze. Rero abantu bayoborwa n'umwuka Bibiliya iratubwira ngo nibo bana b'Imana. Usibye ko kenshi na kenshi iyo ukunda kubana n'umwuka cyane, iyo ubaye nk'usigana n'umwuka, umwuka wahita kwereka ko ibintu yarakubwiye, mbese akwereka ikibazo cya bya bintu uko cyari kimeze. Nuko ngo kugira ngo umenye ni nko kugira ngo menye neza ku mwuka mbana nawe. Ni nko kugira ngo menye neza ku mwuka mba ndi kumwe nawe. Noneho havuga ati noneho reka nkwereke yuko ibyo nakubwiraga atari ukukubeshya, dore uko amafaranga agenze. Bivuze ngo iyo nkwihorera nawe kujya n'ahandi nkatugura yenda akanyemerera bigakunda. Rero tukira ahangaha niyo mpamvu nari mvuze ku kantu k'umwuka. Abo bantu wambazaga b'Abanyarwanda n'iki n'umuco n'iki b'Abakristo babonye ibi bintu bakaba baragiye kure, nibihangane bagaruke mu murongo bemere bayoborwe n'umwuka. Umwuka ntago azabayobya. Yego. Nibeke kuyoborwa n'abantu ahubwo bayoborwe n'umwuka. Bayoborwe n'umwuka. Aka kantu gashobora kuba karabereho kugira ngo uyu mwanya iri somo rinyureho. Yego. Imana igumugisha. Imana igumugisha. Reka nibyo tunabivaho cyane ko atari byo byatuzinduye. Icyatuzinduye no kugira ngo tubwire abantu ibyubaka ubugingo cyangwa se ibihembura ubugingo. Ibihembura ubugingo. Nicyo kitugenza, ni nayo ntego yacu, no kugira ngo ubugingo bwacu buhembuke ko buhembukire kuzabona Imana. Yes. Nibyo by'ingenzi. Reka twikomereze. Twigire ku minsi n'ibihe nubwo nabyo bitatureba, bireba Uwiteka Imana nyiribishye. Ese ubutumwa muri no minsi ufite Imana ikuguha n'ubuhe kugira nabwo butugezeho dukomeza tuniganirira? Rero kumba nshaka kubwira abantu bakagaruka bakongera bagasenga bundi bushya, kubera ko hari ibintu byinshi abantu babonye kandi bari biringiye bigenda bikuka bigenda birangira. Hanyuma ababibonye babyitegereje neza bakabyitegereza, nibave ku bintu bave no ku bantu baze basenga Imana, kuko uyu munsi wa none hari ibintu byinshi byapfuye, hari n'ibigiye gupfa. Hari abantu benshi bahombye, hari n'abagiye gukomeza guhomba. Sinzi akagero numva nshaka gutanga, ni akagero gatoya k'inyamaswa bita impyisi. Buriya impyisi igira ibintu 3 cyangwa 4 kandi bikomeye. Igira amenyo maremare y'imikaka nyine, ikagira umurizo, ikagira no guhura cyangwa se guhunahuna, noneho ikagira n'umuco w'uburara. Noneho ngo umunsi umwe impyisi barayitumiye, bayitumira mu bukwe. Nagira ngo mbwira abantu bitware neza, bamenye inzira, bahagarare mu nzira imwe. Noneho ngo bayitumira mu bukwe.
yenda tuvuge ubukwe bumwe yenda bwabereye nka za kaje vuba, ubundi bukwe yenda bubera nk'inyamirambo. Noneho barayibwira bati inyamirambo bazakaranga inyama z'imvange, bazakaranga inyama z'ihene n'inyama z'inka, bazateka neza. Atariko za kaje vuba bazateka inkoko, bateke n'ifi, kandi izo nyama zose zizaba ziryoshye. Iravuga iti ubukwe ngomba kubutaha bwose. Noneho ubu bukwe yenda n'urugero, urabona ko hari nk'idini ryigeze kwaduka hano mu Rwanda, niba ari gihari simbizi, hanyuma rikaduka rivuga ko rikijijwe, rifite n'abakristo, rikaduka rivuga ko ribwiriza agakiza ariko rikubaka akabari. Sinzi niba iryo dini warigeze uryumva. Ryaraje rigira akabari kandi rigira n'urusengero. Noneho wajya kureba, noneho ka kabari rikita urusengero. Niko ryaraje rifata akabari rikita urusengero. Ariko urwo rusengero urabizi ko hari abantu baza mu gusenga bakaza bakarara mu byumba by'amasengesho. Noneho ako kabari ko rero kari gafite na bwa bugumba abantu bararamo, amarogi, bwitwa amarogi. Ubwo rero bakitwa ngo ni urusengero, ariko urusengero rurimo n'amarogi. Noneho yenda tuvuge ko ubwo bukwe rero bwari bwabereye muri urwo rusengero rw'intuza rw'akabari. Noneho impyisi barayibwira bati rero ubwa kaje vuba ni 8:00 n'ubw'inyamirambo ni 8:00. Impyisi iragiye abutashye, ariko aho yicaye aho iri mu rusengero igatunga izuru nk'inyamirambo, ikavuga iti ndumva bihumuye. Kongera igatunga izuru kaje vuba iti ndumva naho bihumuye, ubukwe ndabutaha. Ubukwe busohotse, impyisi iravuga iti reka manze naho bw'inyamirambo nibwo bwa hafi. Iramanuka igeze ku Kinamba isanga harambutiyaje. Iravuga iti ambutiyaje ko itinze, uwanyaruka nkigira kaje vuba, sinagaruka asanga ambutiyaje ikirimo, nkaza nkajyana nabo. Impyisi irakunyarukisa ubi inyuma, igeze kaje vuba. Igeze kaje vuba kubera gukererwa kandi zaho zafatiyeho nta ambutiyaje zahuye, isanga barangije kurya. Iravuga iti ndimo ndatinda, reka subira inyamirambo. Irongera ifatira iragaruka igeze inyamirambo, isanga inyamirambo barangije kurya. Iravuga iti ubu ngubu ibintu biranyobeye. Natumiwe mu bukwe, narinzi ko ndi burya inyama ngahaga, none kubera kujaragira nta kintu na kimwe mbonye. Rero abakristo benshi bameze nk'iyi mpyisi. Mwaretse kujarajara, mwaretse kujajaba, mwavuye mu kabari k'isengero mukajya kuri Yesu. Sinzi niba ibintu ndi kuvuga byumvikana. Abakristo baretse kujarajara, baretse kujaja, baretse kumera nk'impyisi, baretse kumera nk'impyisi, baretse kurya ibyo hirya n'ibyo hino, bagafata kamwe. Ese mwavuye mu sinzi niba ndi kuvuga urusengero rw'akabari bikumvikana. Urabisobanura neza kugira ngo abantu babyumve bose, ntabwo bazi Ikinyarwanda cyane. Bantu bavuye mu rusengero rw'akabari, bavuye mu kavuyo, bavuye mu kajagari, hanyuma bakayoboka Imana. Ko nibayoboka Imana, Imana izabagirira neza. Ko nibayoboka Imana, Imana izabatabara. Ko nibayoboka Imana, Imana izabarengera. Rero ngewe ubutumwa ndi kubabwira, ndimo ndababwira ngo abantu benshi hari ibintu abantu bagiye guhomba kubera kujajaba. Hari ibintu abantu bagiye guhomba kubera kujajaba. Bazabihomba mu buhe buryo? Bazabihomba mu buryo bwo gushaka gufata ibintu byose bakabyiyegereza kandi bidashoboka. Nukuvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo ntawe ukeza abami babiri. Abakristo cyangwa se abantu bumva Imana nibakeza umwami umwe, nibakeze Yesu. Nibakeza Yesu, Yesu azabagirira neza. Nibakeza Yesu, Yesu azabatabara. Nibakeza Yesu, Yesu azabarengera. Nibakeza Yesu, Yesu azabasubiza ibyifuzo cyangwa se ibibazo bari bafite, Yesu azabibasubiza. Ngayo nguko. Uri kuvuga ko abantu hari ubutumwa ufite, ari kuvuga abantu ko hari ibyo bagiye guhomba. Ushize watubwiye yuko ibyo abantu bishingikirije bibaye ubusa. Tuvuga ko abantu watanze ujya bati nabonye abantu bari guteka, ariko bari guteka ibipapuro kandi biringiye kurya.
biringiye ibidafite agaciro, biringiye ibidafite by'ubushwambagara n'ubwo buryo wakoreshejemo. Ariko uyu munsi wavuze ngo hari ibyo abantu bagiye guhomba. Hanyuma yuko abantu biringiye ubushwambagara, ese nibwo bagiye guhomba cyangwa bagiye guhomba n'ibintu bifatika? Bagiye guhomba. Bagiye guhomba kubera guhagarara ahantu hataraho guhagararwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze mu mwanya mwiza, izi sengero ndi no kuvuga kenshi na kenshi, cyo kimeze nk'igiteye ubwoba. Iyo urebye izi nyubako ukazireba ukazitegereza, iyo uzirebeye inyuma ubona ari inzu nziza, ariko iyo ugiye mu mwuka ubona ari moruge. Subira ibyo bintu uvuze ntabwo byumvishe neza. Iyo uzirebeye inyuma ubona ari inzu nziza, ariko iyo ugiye mu mwuka ubona ari uburuhukiro cyangwa se moruge. Bidusobanurire. Ni ukuvuga ngo abantu baguye muri izi nzu ni benshi. Abantu bishwe bakagwa muri izi nzu, bakaba baraguyemo badashobora no kuzazuka, ni benshi. Iyo ugiye kureba rero usanga izi nzu ari uburuhukiro. Bivuze ngo abantu nibagaruke ku Mana, bongere basenge, Imana izabagirira neza. Iyo mukunda kuza musengera ngo abantu nibasenge Imana izabajya neza, ko tubona abantu basenga, mushaka ko basenga gute? Ndi kukubwira ngo izi nzu iyo uzirebeye inyuma ubona ari inzu nziza, ubona ari insengero nziza, ariko mu mwuka ni moruge. Moruge se ahantu haruhukira imirambo. Aha hantu haryamyemo imirambo myinshi. Bivuga ko kujya mu nsengero ari imirambo. Insengero zahindutse moruge aho kugira ngo zihinduke aho gukira, zahindutse aho gupfira. Ni ukuvuga ngo abantu bahaguye ni benshi mu buryo bw'umwuka, ariko nimvuga mu mubiri bwo barabyibushye, mu mubiri bameze neza, ariko mu mwuka izi nzu ni moruge. Zapfiriyemo abantu benshi, cyangwa se haruhukiyemo imirambo myinshi. Yego. Birasaba ko mu mwuka cyakora, mu mwuka umuntu ashobora kuzuka. Nibyo ngiye kubaza. Mu mwuka aho umuntu ashobora kuzuka, mu mubiri niho batazuka, ariko mu mwuka umuntu ashobora kuzuka. Bivuze ngo ababishe n'ibyo babicishije nibahindure. Ababishe n'ibyo babicishije nibahindure. Nibahindure, bashaka amazi meza, urumva? Bashake hari ibintu bamanika hejuru gutya mu gisenge cy'inzu, hanyuma kikazajya kizunguza ahantu hari ubushyuhe bigatanga umuyaga. Vandatere. Nibashaka utwo tuntu ngo twitwa climatiseur. Nibashaka ibyo bintu by'ibiklimatizeri, bongere baklimatize, bongere bahungiza abantu, babashakira amazi meza, bongere babahanagure, bababwira amagambo yo kuburura imitima, barebe ko bakira, barebe ko n'iyi mivumo yizi nzu yabavaho. Nakwibaza uvuze gutyo, nibashaka uburyo bano bantu bahimbuka bajya kubica gutyo, byari abatungo cyangwa bari babigambiriye? Ese nimba bari babigambiriye, bari bazi ko ibyo bari gukora byica abantu, barabazura kandi ibyo bashakaga? Bari bazi ko bazabona inyungu zikubye, ariko uyu munsi wa none nta nyungu bari kubona, nta nizo babonye. Ahubwo barimo baribaza ngo ese twakora iki kugira ngo ibintu byongere bigaruke bibe bizima. Ese umuntu wapfuye twakora iki kugira ngo yongere azuke? Nanjye ndimo ndabagira inama mvuga ngo nibongere bashaka uburyo ki bakongera, bashaka amazi meza, bashaka ukuntu bakongera, bagerageze nyine. Ese nimba abantu umuntu tuzi ko umuntu wenda n'urugero ari umurozi, mbivuge gutyo mpite nca muri essence ngewe, nimba tuzi ko nimba umuntu azi ko ari umurozi,
amaze kuroga abantu benshi. Uyu munsi akaza akavuga ati rero nge mureba hano Rudomoro kamwita izina ameze gutyo. Burya nubwo mwambonaga nkora bya bindi byose nsirimba mbwiriza ngira gutya, ariko burya ndi umurozi. Yego akabyatuza akanwa kakabivuga. Harya abataroze nawe yaroze bakabasha gukira, azongera kugira ubabwira ngo ngwino aze. Ese icyo kintu numva byoroshye kugira ngo abwize abantu kuri gutyo kandi bizahita bimucaho abantu icyo nashatse kuvuga, cyangwa azapfira azajya azambara ikote ry'icyubahiro ahere muri iryo kote yemeye nawe apfiremo n'ukiremo, kugeza ubwo abantu bazumva umunuko bakamenya ko yanutse bakigendera bakagenda bikarangira. Ariko mu gihe azaba ari kunuka bitarasakara ku bantu bose, azavuga ati mu mpewe bamwe bake bamuhe. Urumva byoroshye ku buryo umuntu yamena amabanga. Ni ukuvuga rero ahangaha icyo bivuze kuri uyu murozi, hari igihe umurozi aroga abantu baturanye agira ngo arimo arigirira neza, yamara kubaroga yamara kubamara akabona asigaye atuye wenyine. Impyisi zigatangira zikajya zimutera cyangwa se inyamaswa n'iki, akabona guturana n'abantu bigira umumaro. Uyu murozi iyo yiyiniye akavuga ati giye guturana n'abantu, ni njye wabigizemo uruhare mbakuraho, noneho ngiye gushakisha uburyo nazongera nkatura ahandi cyangwa se nkiyegereza abantu, ariko ntabwo nzongera kubaroga. Impamvu mvuze iki ngiki ni kimwe, hari abantu bapfiriye muri izi nzu ariko ntibamenya ko bishwe, bagira ngo ni inzaduka cyangwa se bagira ngo mbese ni nk'impanuka yabaye. Abo ngabo barimo. Hari n'abapfuye barabimenya ko bapfuye, bamenya n'ababishe, hanyuma abo ngabo baragenda ntibanagaruka, baravuga ngo hariya barica ntituzasubirayo. Rero aba bantu bafashe ibikoresho byo kwica abantu bafite ubushobozi bwo kongera bakabazura. Ndi kuvuga mu mwuka, bafite ubushobozi bwo kongera bakabazura. Barabazurisha iki se urufunguzo baracyari rufite ubwo ngubwo bararwatse? Bazaruhamagara, bazarushaka mu mwuka, barahamagara. Mu mwuka barahamagara. Umwuka wera yagiye apfa kugaruka buriya aragaruka. Mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko yagiye. Menya ko umwuka yagiye. Mu gihe ubonye ko utagifite urukundo wayoboye n'umubiri wawe, menya ko yagiye. Ariko musabe utigaruka, aragaruka. Rero ajya agaruka, ariko menya ko urukundo. Nese hari ibintu dukora, hari imirimo tujya dukora. Umuntu umwe ugize kubona umuntu umwe yakoze ikiganiro ahantu, amamagara ababaye, arambwira turiya muntu nabonye hano hantu runaka si wa wundi byagenze gutya na gutya na gutya. Ndavuga nti ararira, ari kurira cyane, ngo biriya ngo ni nko gutuka umwuka wera, ukari icyaha cyo gutuka umwuka wera ntago kibabarirwa. Turiya muntu yatutse umwuka wera. Ndi kwibaza Didier, ko hari nta muntu twabona avuga ngo umwuka wera ngo urakagira gutya bya bitutsi byose. Umwuka wera tumutuka mu bikorwa dukora, mu magambo tuvuga. Hari ibyo bintu yakoze byo kwica abantu, azi ko nimba umuntu yaraje aguhungiyeho, turi mu buryo bw'umwuka, ntabwo turi mu buryo bw'umubiri. Nimba umuntu yaraje aguhungiyeho, ubutabazi yarakuringiyeho ntabubone, ahubwo ukamuhuhura kandi witwaje izina ry'ubeshya ko yaguhamagaye kandi ataraguhamagaye, warahamagaye n'ibindi. Hajya uko si ugutuka umwuka wera, hajya umwuka wera watutse, hajya uramubwira ngo nagaruka kandi watubeshye. Hari ukuntu tubona umuntu bakoresha, umaze kugenda ubibona muri ino minsi, ntabwo dushaka kubigarukaho cyane. Ugasanga ibintu umuntu ari gukora ariho ngo ni umwuka wera umuntu kuvuga gutya, kandi nta naho bahuriye, nta nubwo baziranye. Arabwira ngo umwuka wera agaruka kandi ntawe yigize atunga. Uwo muntu uko yaje gushaka inyungu, yaje afite umwuka wera. Dore ukuntu ibintu byo mu mwuka bimeze. None twari muri comment, kuko ntabwo arahamagara ibyo atigeze. Ibintu byo mu mwuka, dore ukuntu ibintu bimeze. Mu mwuka iri sezerano turimo ry'uyu munsi ntago ari nk'irya kera. Iri sezerano turi ku ngoma ya Kristo, uretse gato wapfuye akadupfira. Ntago mbyanze kubyemera ibyo bintu Didier, ariko tujye tubwiza n'abantu kuri. Abantu babonye ko muri izina Yesu ritanga ibiryo, ritanga ibirayi, ritanga umuceri, bayibona bari mu kabari, reka tubivuga gutyo, bayibona bari kwicuruza, bamenya amakuru abagira mu matwi. Ku izina kuvuga Yesu bitanga umuceri, bitanga ibirayi, umuntu akubita urushundura, ifi zikaza, kandi aho bari baburiwe baraza babaza amakuru,
kugira ngo ririya zina Yesu natwe dutunge nirishye. Bahura n'abigisha babi, barababwira ati rero buriya mugiye mukajya mu ishuri mukiga kuvuga indimi, mwaza mukavuga indimi bikabatunga kandi mugasubira no mu kabari bikagenda neza, mwaza mukavuga indimi bikabatunga mugasubira kwicuza bikagenda neza. Abo bantu baza batahamagaye n'umwuka wera, baza bafata amakuru mabi bahawe, baraza bafata Bibiliya bagenda bajya kugura Bibiliya hariya mu mujyi. Uri kunyumva? Bagenda bajya kugura Bibiliya hariya 2020 baritanga bya Bibiliya kuko yamenye ko bazabikoresha. Arangije yegera muhire Didimba baye kugutunga urugero, atingisha ukuntu bavuga ururimi nyibije ukuntu baziziwaya. Ahubwo ati buryo baziziwaya gucyo bagira gucyo bavuga gucya kugira ngo umutere ngo namangurigonde bigenda gucyo bigenza gucyo. Arabirepeta arabifata neza mu mutwe, ariko Yesu bitanga atamuzi. Wanyumvishe? Uwo muntu arazahita avuga ati kugira ngo binarye neza ndashinga urusengero. Hariho abo bantu ari izo nsengero bagiye uvuga ngo zabaye imirambo, ari nazo leta imaze iminsi ihanganye iri gufunga. Uri kubyumva buretse? Abo bantu araza avuga ati akiri igitangaza kugira ngo n'igitangaza atanga amadolari 50 wakiri igitangaza, ariko si Yesu bimubwiye. Uwo muntu ko ari umwuka wera yigize subiza aho ngaho ngo ntawe. None surambwa gute kwahamagara umwuka wera kandi ntawe yigeze? Saba ngo turi kuvuga azawuhamagara kandi nta atamuzi, mwese umuntu aramuzi. Ni ukuvuga ngo ibyo yagiyemo nko guteka imitwe, ariko si bose. Ntabwo ari bose nanjye simbyemera. Harimo abazicara bagasubira inyuma bakawuhamagara, bakavuga ati rwose pe ibi bintu twabigiyemo tuzi ko ari ibintu nk'ibindi, ariko twamaze kubona ko bifite nyirabyo ari we Mana. Ibyo yadukoreye nibyo bya bindi twabonye by'ibibazo. None reka twongere tugaruke tumucire bugufi, turebe ko yadukorera ibindi byiza, noneho tumwemerere adukoreshe. Abo ngabo bazabamo, hari n'abatazagaruka. Ariko ndabizi neza kubw'inyungu y'Imana, aho umupira warengeye niho uzarengura. Ahubwo kubw'inyungu z'Imana nanjye nakubaza ngo ibyo bizashoboka kubw'inyungu z'Imana, kubw'inyungu z'umurimo w'Imana. Abo baje bo ba Kristo atabazi, bagakora mu izina rya Kristo kandi rikabatunga ko Kristo atabazi, bakabeshya ko aba Kristo kandi Kristo atabazi. Kubw'inyungu z'Imana, kubw'inyungu z'umurimo w'Imana, uyu munsi nta kintu bakora kugira ngo nabwo Kristo abamenyeho. Ubwo nubwo bakoraga batatabazi, ni iki bakora kugira ngo bamenye noneho basi bamenye? Nibyo nyine na Yesu sibyo ndi kubabwira. Ibyo aho ngaho turahahuriza. Nibyo ndi kubabwira. Nibayoborwe n'umwuka, nibagaruke basenge, kuko ibibugarije byo birahari. Ariko nyine icyo nababwiye cyo nubwo yenda gikomeye, kuko buriya kubona umuntu yenda n'urugero nko kubona umuntu ubyibushye, ufite ibiryo, w'umukire, umeze neza. Noneho wowe wamurebera mu mwuka ukabona ni umurambo unuka, waboze, wajoze n'inyo kandi wapfuye nabi, ndetse ukabona yaranumagaye, hanyuma ukamubwira ngo ndabona ufite inzara. Biragoye. Arakubwira ngo ufite inzara, niyinda mfite, mfite inzara n'imitungo mfite. Kuko amaso areba mu mwuka ntabwo ari areba mu mubiri. Kuko rero inyungu z'Imana zo ziza zishaka kugira ngo zifate umuntu uko bizagenda kose, Imana izakora imirimo yayo, ibintu bizongera bibe bizima. Yego. Ariko abantu bave mu mirambo, bave mu bituro, bave mu mamoruge, bave mu nzu z'uburuhukiro, bajye ku Mana. Ese umuntu yaba ari muri moruge cyangwa se mu nzu z'uburuhukiro gutyo nkuko bivuga, akamenya ko arimo mu buryo bwo turi mu mwuka? Hari ababimenye, hari n'abatabizi. Babandi bagenda mu nzira bavuga rwose umushumba wanjye dadi, umushumba wanjye ni umubyeyi mwiza. mami, kumbi impamvu ari kuvuga ngo ni umubyeyi mwiza, ntago arahura n'undi umubwira ngo umushumba wawe yaransambanyije. ariko niyo bivuga atabyemera. Hanijya bivuga ntabyemera. Hari umuntu wegeze kubaho bikagaragara ibyo yakoze, ukajya kubona ukuntu abantu bati hatawe turakwemera. Biragoye. Ariko Imana, ubu ngubu Imana niyo iri kwikorera. Turaza hano tukabivuga, ubona ari nk'ibintu by'imikino. Hari n'abantu babibona bakabona, ubona no muri comment hari abantu bandika bakavuga ngo twebwe twarasaze. Ariko kubera ko tubabwira iby'umwuka bo bakakanurira mu mubiri, nimukomeze murebe mu mubiri byo muzabonamo ni ibintu bijojoba by'ibinyo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo.
Yego, ibyo bintu mubona mu mwuka ese birashoboka yuko cyangwa se ko hari igihe gishobora kuzagera ibyo mubona mu mwuka twe tutumva rimwe rimwe tukabita abasazi tukavuga amagambo atandukanye, ese birashoboka none ko hari igihe twazabibonesha amaso y'umubiri tukamenya ko ibintu byavuzwe? iyi murabibona kubera ko gusa icyiza cy'umwuka, umwuka avuga ibintu biri imbere, noneho umubiri ubona ibintu biri aha, bivuze ngo umwuka areba imbere. Noneho uyu munsi wa none kubwira umuntu ufite imodoka 16 ukamubwira ngo uzagendesha ibirenge, uzagendesha ibirenge bitagira na bodaboda, njyewe ndi kubimubwira ndi mu mwuka, wowe iyo ubyumvise uri mu mubiri uravuga uti dore umusazi. Uriya muntu ari kubwira azi ko afite imodoka 12, ariko Imana irabizi ko hari imbere azahagenza ibirenge, kuko izi uko zizamera, uko izazigenza kugira ngo iryo shuri ryige irabizi. Ni ukuvuga ngo ikiriho ni uko abantu bemera bakayoborwa n'umwuka. Kari akantu k'umwuka sinakababwiye ko byagenze, ni nako bimeze ku bantu benshi. Abantu bemereye tuyoborwe n'umwuka, dushatse ntitwacutsara twagana ku musozo. Twagana ku musozo. Watubwiye ko abantu benshi bagiye guhomba. Ese iyo uvuze ngo bagiye guhomba, tuvuge ko ari abacuruzi bari gucuruza bagiye guhomba cyangwa ni ese abantu bose mu Rwanda ntibasigaye bameze nk'abacuruzi? Ntago mbizi. Sigaye bameze nk'abacuruzi. Ariko uku guhomba amavuga nuko abantu babiringiye ibintu bidafatika. Abiringiye ibidafatika rero nibyo bigiye guhomba, ariko abiringiye Imana se bazahomba? Abiringiye Imana ntago bazahomba. Yego. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Reka tugushimire tugane no ku musozo. Ugiye ikibazo kitwandikiye muri comment cyangwa se kuguhamagara, kandi ndabizi yuko ntago hamagara uramusobanurira. Aho kandi abantu bakomeje kureklama yuko bakura kuri WhatsApp. Kuki utaba kuri WhatsApp no kubera iki? Telefone yanjye yarapfuye ntibandenganye. Telefone ya WhatsApp yarapfuye. Ubwo rero ntegereje ko Imana izampindi. Ubuza abantu bari kureklama ngo ntago bakubona kuri WhatsApp bakuguriye telefone. Simbizi. Bayoborwe n'umwuka kuguriye telefone umwuka wavuze. Ubwo yaba ari umwuka ubikoze, nabikora nzamushima. Ureklama ngo ntago umubona kuri WhatsApp, cyane cyane ku bantu bamwe na bamwe ngo babifuza ko musengana kuri WhatsApp bitewe naho bereke naho bari hatari hafi, kandi no kugira ngo kugira byagora. Nimba byakubangamiye ukorera umugisha nyine ukore uba umvira umwuka agenda kuri WhatsApp, utaha tuzaza tuvuga ngo nawe ari kuri WhatsApp. Sibyo Didier, ndavangiwe? Oya, ntago vangiwe. Abumvira umwuka nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Reka tugushimire none tugande ku musozo. Imana ibagirire neza, gusa icyo nababwira yenda mbere yo gutanga nimero, ntago ibi bintu tuba turimo ari nk'imikino. Uyu ni umurimo w'Imana kandi ni umurimo twubaha, ni umurimo tuba twasengeye, ni ibintu biba byafashe umwanya muremure, ni umushinga w'Imana, ni umushinga wateguwe. Ubundi ntago nkunda gutanga nimero, ariko ntihagire umuntu uhamagara nk'uhamagara mu buryo bwo gukina. Ntibahamagare bakina, ntibahamagare uhamagara. Ubundi ndumva nimero nayiha abantu babiri. Ndumva nimero nayiha abantu babiri. Bande? Umuntu umwe ndi buyihe ni umuntu ushaka kwihana ibyaha, agakizwa akava mu byaha, akakira Yesu n'umwami n'umukiza. Uwo ni umwe. Undi muntu numva nshaka kuyiha ni umuntu nanone ushaka kwakira Yesu mu mwuka wera. Nkamubwira, nkamusobanurira ukuntu umuntu yitwara kugira ngo yakire Yesu mu mwuka wera. Tumva abo bantu aribo nayiha. N'abandi bashobora kumviraho ariko akumva ari mu murongo mwiza, ashobora kumvugisha, ariko yumvise atari mu murongo mwiza, atameze neza, ntampamagare rwose, ntirirwa mpamagara, kuko njyewe ntago ndi hano kugira ngo nkubwire ngo nagiye kugusengera muri murye, ngo impamvu ngo ntanze telefone ngo kuko ngiye kugusamura ikivuzo cyanjye ngo cyawe ngo muri murye. Oya, ahubwo ndi hano kugira ngo ngusengere wuzure umwuka wera, ubatizwe mu mwuka wera. Numara kubatizwa mu mwuka wera ukayoborwa n'umwuka, uzamenya uburyohe bw'agakiza. Uyu munsi ntago abantu bazi uburyohe bw'agakiza.
kubera ko batagira gute, batabana n'umwuka wera. Abo bantu ni babiri, umwe arabatizwa mu mwuka wera, undi arakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Namara kumutunga nawe igihe kizagera tumusengere abatizwe mu mwuka wera, twamubwiye ko umuntu wakiriye Yesu yitwara. Ni 0788 20 85 18. subiramo 82 20 85 18. Mana nibaho umugisha. kayabona isengesho. Mana mu izina rya Yesu tugirire neza, udushyigikire, utwambika imbaraga, kandi ubu butumwa ubugeze ku wo bugenewe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Imana iguha umugisha, kandi dushimiye n'umuntu wese wanyana tumenya icyo kiganiro. Tukanye ku musozo, reka tuzasubira ubutaha. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.